Pastor ngo ikaze. murakoze cyane. Ndasuhuza abantu bose badukurikira umunsi ku wundi. Buriya Robert, nubona wicaye ukabona ufite abantu bagukurikira, Yego. ndishimwe rikomeye Cyane. n'abantu b'icyubahiro. Yego. Imana ibahumugisha. Tuje inshuti zanjye, ngira inshuti nyinshi cyane. Nshuje inshuti za Robert zose zidukurikira. Nshuje inshuti zanjye zose mu bihugu bitandukanye. Robert, Imana yatugiriye neza. Kera Imana igeze imbwira ngo nzakugirira neza, ngo nzaguha inshuti. Urumva? Ese inshuti zamiziye kweli. Yego. Ariko ndashimira ko aduhaye inshuti. Inshuti yaraziduhaye kandi mu bihugu bitandukanye. Urabivuze nanjye numva nashima Imana. Imana yajyaga imbwira kwizama abavandimwe. Sibyo? Njye urumva nifite igikomere cy'abavandimwe. Yego. Imana ikamwonza ngo abavandimwe. Noneho before yuko inabama ngashyiramo n'imbaraga nkajya kubishakira. Ntabwo byakunda. Ariko ikintu gitumye nshima Imana ni iki? Giye tureka imbibi z'inuza z'ubushuti. Giye Imana yamaye abavandimwe. Oya Robert, buriya Imana ni umubyeyi kandi Imana itandukanye n'abantu. Buriya kenshi nuko rimwe na rimwe twebwe abantu dushaka gukora nk'uko abantu dutekereza, ahubwo udashaka gutekereza ku butwari n'ubutsinzi bw'Imana. Yego. Urakumva? Robert, twagiye tuganira inshuro nyinshi. Ubanza wibuke igikomere wari ufite wowe ubwawe. Yego. Ariko uyu munsi niba ufite abantu, sibyo? Yego. Umuntu agufata nka musaza we, undi ukamufata nka mushiki wawe cyane, undi ukamufata nka mubyara wawe. Yego. Akaba yabyuka akakubaza uko waramutse n'ubuzima bwawe. Mukaganira. Ese kuba yabyuka akaguhamagara mukaganira. Ejo hari akantu nanditse kuri group. Sibyo? Ni umuntu wari ubajije ikibazo gikomeye. Reka nanakibaze n'abantu badukurikiye hano kuntu uza kuri iki kiganiro cyacu. Babitwandikiye muri commentaire. Naratubajije ngo ninde muntu mube open mukunda kuganira nibura bigafata, sibyo? Igihe kinini ninde? Sibyo? Yego. Mu bitwandikire mu kiganiro gikurikiraho nzabasobanurira impamvu babaje icyo kibazo. Yaratwandikiye ati ninde muntu mukunda kuganira nibura mukarenga nk'amasaha nk'abiri atatu. Muganira ibyo muba muganira mwe murabiziranye. Ntabwo tsakumenya ibyo ari byo. Oya niyo babivuga nta kibazo, sibyo? Babitwandike muri commentaire. Mbo imbaraga zabyo ni izihe? Pastor, Imana yomora ibikomere. Ariko naje gusanga umuntu Imana yemera no gukomora ni n'umuntu nawe uyishakisha. Arega buriya umuntu Imana yemera komora ni umuntu ubishaka, wemera ko yakomeretse. Ni umuntu icyambere first banza wemere ko wakomeretse, urushyi uremerewe. kuko burya niyo ugiye kwa muganga ujyana igikomere. Yes. Use wajyana umubiri udakomeretse ucya bagapfuka hehe, ukavuga ngo ni mumfuke, babaze bagakubaga, babaze bagutema. Hanyuma ni mpamvu Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe bamusanga, muze munsange ndabaruhura. Yego. Urukumva? Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Nuvuga ngo rero Yesu ubwo buryo yagiye hamagara abantu no kugira ngo wowe ubwawe ubanze wiyumvemo. Urukumva? Igikomere cyawe numara kukibona areka barakambwiye Roba. Hari ikibazo bajya babaza n'abantu badakijijwe ngo ubundi ngo mwebwe mwakijijwe ngo mwakijijwe iki? Urumva? Umuntu utaramenya icyo agiye gukizwa n'ubundi ntiyakizwa kuko ntago aremera icyo ashaka, ntago aramenya icyo ashaka. Uranyumva neza? Ntago aramenya icyo ashaka. Kandi ubwo twinjiye mu kiganiro tuhakijiyemo. Yego. Uyu munsi ni nayo mpamvu tugiye kuganira ikiganiro kivuga ngo urukumva kubaho mu buzima bwujuje igisobanuro yuko wakijijwe ubana na Yesu by'ukuri. Ubundi kumubana na Yesu ni by'ukuri kuko niwe kuri. Uranyumva neza? Yego. Numvise twaganira ikiganiro kugira ngo umuntu wese witwa nk'umukristo, kuko nibazo ubundi Bibiliya igivuga ngo ese bagutunguye bakakubaza ibyiringiro byawe. Yego. Wasobanura ibi
udufite abantu Robert memu n'abapasiteri memu sinjye kurondora amatitire y'abantu yego nta n'ibyo nzongera kuvuga nta n'ibyo nzongera gukora nzajya mbwiza gusa ubutumwa bwiza bwonyine yego hanyuma bivuze ngo ushobora gutungura umuntu ukamubaza ibyiringiro bye akaba yabibura kandi ubwo nanone Bibiliya iragukatiye niba udafite ubusobanuro bwo guhamya ibyiringiro byawe ntabwo Imana nayo ubwo izaguhamiriza imbere ya data oya nta nubwo uriho kuko n'ubukristo uvuga ntabwo ufite uranyumva neza bwa bukristo wabwiraga abantu bwa bukristo waririmbaga birashoboka ko wabyina mu rusengero ukabira ibyunzwe birashoboka ko wagira ijwi ugahogoza ukaba nka marayika birashoboka ariko udafite ibyiringiro by'ejo hazaza by'ubukristo bwawe n'uwabikubaza ukaba utabisubiza uzi ikintu uburiho ikintu twavuze ngo ntabwo uriho mu buzima bwujuje igisobanuro cy'uko wakijijwe ubana na Yesu ushobora kuba uri mu rusengero hari umuntu noneho hano tugeze ushobora guhita avuga ati kose noneho abagabo ko numva bancarenjinze nanjye nta byiringiro mfite ntabwo nasobanura ibyiringiro byawe reka tubaze ngo ese ubundi gukizwa ni iki yego mu buzima bwa buri munsi icyo ni ikibazo yego nta kibajije ariko ngende kukisubiza ubundi gukizwa ni iki reka nyibaze uwo muntu noneho uri kutwumva gukizwa ni iki kuri wowe twandikire muri komante byandike muri komante wumva gukizwa ari iki gukizwa ni iki ko abantu babivuga mu buryo butandukanye buriya tujya mu rusengero buriya abantu bazi ko ni nako bimeze mu materaniro menshi iyo utanditse mu gitabo cy'ubukristo aho ngaho kuri urwo rusengero ntabwo uba ukijijwe kuri bo reka twemere ko icyambere ntabwo ukijijwe kuri bo hari imihango utakorerwa yego ntiwaharya igaburo ryera ntiwahasezeranira ntiwahagushyingura kuvuga ngo bazapanga kugusura bagusure biragoye ariko muri realite yego biravuga ngo niwatuze akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe biravuga ngo uzakizwa uzaba ukijijwe hanyuma ushobora kwatuza akanwa kawe utabarirwa mu itorero Samuel yego siko biri utanaryanditsemo aho ntabwo bagufata nk'umuntu ukijijwe wibuke ko bakwimye igaburo ryera yego banze no kugusezeranya unapfuye ntibanagushingura ariko Imana iramutse ivugiye muri urwo rusengero wazamuka ni wowe muntu wa mbere wakwimva ijwi ry'umucungu noneho batajya kumva icyo bita gukizwa icyo ari cyo yego sinzi niba gukizwa icyo ari cyo bari bacyumva abantu bazi ko gukizwa ari ukujya mu mazi menshi hari itorero rimwe nabibuze kuvuga ngo iyo ukoze icyaha barongera bakakubatiza ni abadivantisite b'umunsi wa karindwi wakongera gukora ikindi bakakubatiza umudogo baba bari muri nongere iyo ugeze mu nshuro niyo ngo ari enye niyo atari eshanu ntabwo wongera kubatiza bati warananiranye genda turagutenze doko babisomye he simbizi ko tugera ikirenge mu cya Yesu ko mu maso y'abantu bamushinje byinshi ngo yarigereranije yagize ati babisomye uzi impamvu ze impamvu twavuze ayo magambo ni uko hari abantu bitwa ko bakijijwe yego urikumva ariko ubuzima bwabo butagaragaza agakiza butandukanye n'ibyo bavuga bizeye yego barahogoza barasimbagurika ubu rwose nkubwize uko Robert hari ibintu rwose mu nsengero abarokore batizwa bajya gukora siporo jimu irari mu nsengero ni na nziza kurusha iyo nabonye ahari jimu yo mu nsengero mwabagabo mwe aho kugira ngo mujye mwohereza bano bagore banyu muri jimu basambaniramo mujye mubohereza mu nsengero nubwo barimbukiramo babyinireyo bazarimbuka ntabwo ariko bazabanduza amasida n'ibindi rero niho nkubwira hari abavuga Yesu bakamuvuga peroba hari abantu b'intyoza Robert bazi no kuvuga hari abantu bazi kuririmba bakavuga Yesu mu kanwa mu rusengero bakaba bavuga Yesu inshuro 600 ariko Yesu atabarimo nibyo Yesaya yahanuye aravuga ngo ubu bwoko bunshimisha uri kumva akanwa ariko imitima yabo imba kure
urukumva Yego. noneho hari abajya mu rusengero bimwe twaze tuvuga bimwe bazubwira abagabo ngo bajyane abagore babo oya nibajyane abagore bazarimbuka uri kumva ariko abagabo kuba hano mu isi amasidana uzi ikibazo ze zindaro zagabo uzi ikibazo ze bajya mu rusengero ariko ntibabana na Yesu. Yego. Hanyuma neza turi kubyaje muri vango gukizwa byuzuye igisobanuro cyuko wakijijwe wowe ubana na Yesu byukuri so kujya mu rusengero mu rusengero ni byiza pe mujye mujyamo je ntabwo mbuza abantu kujya mu rusengero jyayo rwose pe ariko kujya mu rusengero kwawe uri kubana na Yesu ufite Yesu muri wowe Yesu atuye mu buzima bwawe ese imikorere yawe ihwanye n'iya Yesu ko yavuze ngo nimunyigireho kuko ndi umugwaneza ese ugera ikirenge muke cyangwa ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe cyangwa uri mu by'idini ndetse n'indi abafarisayo ndanabakunda abafarisayo ndabakunda abafarisayo ntabwo bari bazi Yesu yego ariko bari bazi ku mategeko yabo bakayagenderaho bakanayubaha none twebwe ikibazo cyo muri iyi minsi n'abantu ntabwo bazi kubaha nayo mu mategeko y'amadini ubufariseri cyangwa se ubufarisayo ntabwo abantu benshi bazi kubutandukanya n'ubukristo sibyo baracyahuza ubufariseri n'ubukristo kandi ibintu bibiri bitandukanye urumva ntabwo waba umufariseri ngo ube n'umukristo buriya umufarisayo kugira ngo umufarisayo wuzuye yego wagombaga kuba uzi amategeko yabo 603 mu mutwe kabiri ukadodesha ikanzu yanditseho amategeko imbere n'inyuma ukagenda uyambaye kandi ngo biyirizaga kabiri mu cyumweru yanzara amaye nka data ko nabonye Yesu abanenga gatatu ngo batangaga kimwe mu 10 kigenwe n'itegeko bari babizi neza nazanyira agasogereza barazizanaga ariko imitima yabo ngo yari kure cyane ya Yesu akariyo mpamvu dufite muri iki gihe hari story nabonye muri Bibiliya ngo bigeze ku nyine kuharirana na Yesu wari kumuganga ko Yesu umuntu kubera bigishwa bawe bajabika ubwo ryari itegeko naryo muri 603 bagati kubera iki bajabika batajabika intoki bagiye kurya kuki bangiza amategeko kuki bayangiza noneho Yesu arabareba aragati rero ayo mategeko yanyu mwashyizeho ni nayo abatandukanya nanjye nk'ubu mwaravuze mushyiraho itegeko rivanga umuntu udafasha se na nyina yicwe cyangwa se umututsi atari ko iyo so abegereye akagati mwamfashije ko shonje ngo muhitamo mubwira ngo amafaranga twari kugufasha ngo twayubakishije inzu y'Imana niho twayajyanye ati ubwo murumva mutabicanye murabagwe gupfa ngo abigishwa ngo barazabwira Yesu ngo bya bintu wavuze ngo byababaje abafarisayo none byababaje nyine byababaje kuko we Yesu we yavugaga ibiri realite none Yesu ababwira akantu gakomeye aravuga ati ariko ntabwo muzi yuko ikintu kijya mu nda kinyura mu muyoboro wacyo nta cyaha kirimo ariko reka ngo baze Roba ubu reka ngo urugero uyu munsi dufite amatorero yego tukagira amatorero agiramo n'amakorali rimwe na rimwe yego iyo ufite rero tuvuge urusengero tuvuge urusengero gusa urwo ari rwo rwose yego cyangwa kiliziya wowe muri kubaka urusengero rwa miliyari 2 yego ariko nyamara hari umuntu waburaye hari umwana birukanye mu ishuri yego ubundi iryo juru mujyamo niri naryo nyine nibyo ngibyo bamubwiye aravuga ati ariko se reka hari umuntu kwa muganga w'umukene uba muri urwo rusengero mutazi kanariyo ese mwana bimenye mwamwihoreye kuko ari umukene urwo rusengero murimo kubaka ruzarumaze iki ruzajyamo abakire bonyine nyine ni ya mana y'ibihome aha iyo mana wari uzita imana y'ibihome aha ngaha rero niho rero tujye gusobanukirwa ngo ni gute wabaho ubuzima bugaragaza neza ko wakijijwe koko bwa buri munsi pana cyane byo kuza byo ku cyumweru pana byo kuza ngo muri repetition uryama muri kumwe ukabyuka muri kumwe ukagenda muri kumwe mu modoka cyangwa se wateze cyangwa ugenda n'amaguru muri ofisi hose utetse ukaranga idodo ukaranga inyama uri kurya uryamye n'umugabo wawe cyangwa uryamye na fiancé wawe cyangwa adono
aho uri hose ukamenya ko uri kumwe na Yesu, mukaba muri kumwe. icya mbere Robert, gukizwa ntabwo ari amagambo. Yego, ntabwo ari ubugambo. Gukizwa si ukuza kuvuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose, kuko ushobora kuyiririmba igasigara mu rusengero. Si ukuza guhogoza ijwi, ushobora kubiririmba bigasigara. Ngiye njya nkunda kubibona mu nsengero zimwe na zimwe, bacuranze bagacuranga cyangwa se baririmbye bakaririmba ko habaye jimu muri iyi minsi. Iyo bamaze kuririmba, bamaze kubira ibyunzwe, muzajye gukora ubushakashatsi hanze bose bahita basohoka. Nino kubwiraga Robert, uraza ukabasanga hanze barimo guteretana kabisa. Urumva neza, bahoze bari muri jimu bahimbaza, kuko nujya kureba n'uwo mwuka ari igihe ushaka ukawubura. Reka igihe ushaka ukawubura, pasiteri tujye tuganira. Nubwo bigira hanze n'ikigiyeho cyitwa ijambo ry'Imana, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Niba nakubwiraga rero, icya mbere gukizwa si amagambo, ahubwo gukizwa n'impinduka. Ubu turimo kureba uburyo wakizwa byuzuye mu buryo bwa buri munsi ukabana Yesu. Kuko bera iki rero, gukizwa rero ntabwo ari amagambo yacu aya ngaya tuvuga. Gukizwa n'impinduka, n'ubuzima. Siko biri. Iyo usomye mu Bakorinto ba kabiri ibice byabo 5 ku murongo wa 17 ari ijambo rivuga avuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo ibya kera tugomba kuba twabizibukiriye. Iri jambo sinzi niba tubarizo kuryumva. Tugende gake iryo jambo. Uzi impamvu nkunda kubwira abantu ngo tugende gake ku ijambo ry'Imana. Bibiliya nivuze ngo iyo umuntu ari muri inside, yego, ni ukuvuga ngo ari mu bwihisho. Buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko ni impamvu ngubwe ngo tugende gake kugira ngo twuzuzanye kuri iri jambo, sibyo? Pastor ari muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ni umuntu noneho winjiye muri Kristo Yesu. Ihurizo riba rero ryari nanone kuza kubona Pastor Ishimiye, abantu bibasaba ko bareba Kristo muri Pastor Ishimiye. Ungwa n'agatarakizwa. Nimumve iri jambo. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu yinjiyemo, abaye icyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo uyu Shimiye wa mbere w'ubusinzi yari ikiremwa gishimiye ubusambanyi, shimiye kunywa inzoga, shimiye ubujura no gutukana, yahinduwe ari yuburura. Wari wabona inzoka yiyuburuye? Yego. Ni ukuvuga ngo cya cyuburura cyayo isigara hariya, inzoka igatangira kuba nshya. Ni ukuvuga ngo rero wamaze kwiyuburura, ukwiye guhinduka ugasa n'ugiye n'urimo imbere, wowe wagiyemo. urumva neza? Kuko gukizwa Robert ntabwo ari ukuvuga ngo njye nakijijwe ugenda ubivuga abantu, urumva neza? Oya, gukizwa si ukujya mu rusengero. Mu rusengero ni byiza mujyemo, ariko gukizwa si ukujya mu rusengero, si ukuba member wa churches runaka. Uranyumva neza? No, ubu hari abantu bakijijwe batajya mu rusengero. Abantu banabyumva batanabatijwe, urumva? Batabatijwe, bakijijwe batabatijwe, bagakizwa gusa njyewe uzabishaka azaze mubatize. Gusa ariko nanone kubatizwa ni byiza ko Yesu yabatijwe. Kereka uramutse ukijwe nka none Imana ikavuga utarabatizwa wowe wagenda. Kuko n'aba Filipo bagiye bagize gute bababatiza. Niba warakijijwe rero duhamagare tukubatize n'izina rya Yesu. Urumva? Icyo akora gukizwa Robert ni uguhinduka imbere, ariko no hanze nyine ni ukuvuga ngo ibiri imbere bisesekara inyuma. Kuko no tubwira ngo wahindutse imbere inyuma, ariko tukakubona ujya kadirake, tukakubona uri gusambana, tukakubona uri gusomana mu muhanda, n'ubundi uzaho utubeshye. Ibyo bizaba birimo imbere, bizaba birimo imbere. Yego. Rero gukizwa none abantu batangiye kugera batwumva ariko ahandi. Yego. Iki kiganiro uwamba barakaza kucyumva cyamugira akamaro. Gukizwa ni ukuvuga ngo nuguhinduka, ugahinduka imbere, ayo ugahinduka n'inyuma. Yego. Siko biri? Yego. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ibyo wakundaga ukabireka. Yego. Waba uri umusinzi,
wakundaga kwiba, wakundaga gusambana, wakundaga kugambana, wakundaga kubeshya no kugambana, wakundaga kugira ishyari, ubugome n'ishyari n'inzangano n'urwango n'amoko n'ibyahehe. Ibyo byose bireke bivemo, bizibukire, kuko iyo ni umuzi w'ibibi, ni umuzi wa Satani, ni umuzi w'ubugome. Kandi abameze batyo bose bazarimbuka. Nuvuga ngo ibyo wakundaga bigushimisha bihindure nk'igihombo. Paul niko yavuze, yaravuze ngo ibyambereye indamu nabihinduye igihombo, mbibona nk'amase. Siko biri. Wakundaga kwiba, wabonaga amafaranga uyibye. Ubu Robert, dufite abantu, urukumva, dufite abantu ava gusambana akabona iPhone, ntiyayikoreye, ntiyayiguza amafaranga ye, yaza mu rusengero, ndashima Imana ngo yamaye telefoni, ngo ariko nkuko nayibonye ngo bizwi n'Imana. Kubiki bizwi n'Imana? Kuki utatubwira uko wayibonye? Ngo Imana ngo yamaye inzu, ngo Imana ngo yamaye imodoka, ngo yakoze iby'imbaraga, ngo ko sinabivugira hano. Warayibye. Uko uzi ko wayibye? Amafaranga warayibye. Gusa niyo Mana uri gushima, ni yaho ngaho, ntago ari Imana, ni y'ubutunzi. Nyine nuko abantu bakubona ko ufite imodoka kandi ugomba kubivuga publicly, ariko ntabwo ushaka kuvuga uburyo wayibonye, ngo uduhe ubuhamya bw'uko wabonye iyo nzu cyangwa wabonye imodoka. Ngo ibindi ngo nzabibabwira. Viza ufite wayikuye mu busambanyi kugira ngo bayiguhe bagusambanye. Viza ufite wayikuye muri ruswa. Ariko ngo Imana ngo yamaye ngo viza. Imana yamaye viza. Yiheze. Uratubeshya. Ngo Imana yamaye akazi. Kandi akazi nawe ruswa watanze, urukumva neza, ruswa watanze. Oya, utuzi Imana dutanga pe. Abantu bose ko batanga ruswa. Icyo kintu. Ariko ari n'uwagitanze. Ariko baza mu rusengero, ndashima Imana ngo yamaye akazi, ngo ariko ngo uburyo yakamayemo ngo sinshaka kubivuga. Kubera icyo ngo byari iby'imbaraga. Wavuze ko wakoze ikizamuka gitsinda, hanyuma bakagutiriya, Imana ikaguha akazi, cyangwa se umwanya wawe bari wawuriye, nyuma bakawuzana ko nta buntu uri bukwice. Siko biri. Rero ahangaha bisaba ko umutima ubanza ugahinduka. Erega impamvu yanga kubivuga nuko ari gushima Imana, abizi neza ko ako kazi yakabonye. Undi bakoranye ikizamini wari wagitsinze yicaye aho. Ariko ahangaha niba nta mpinduka ufite wowe ubwawe, witubeshya, banza wisuzume, banza wihane, banza ukizwe, ufate Yesu nk'umwami wawe, ariko kutubeshya ntabwo urakizwa. Uri kubeshya muri jimu, genda uyikore, ariko ibindi byose ubireke. Widuheza. Urukumva? Icya kabiri kigaragaza ko bana Yesu mu buzima bwa buri munsi, ni ukubana Yesu mu buzima bwa buri munsi. Sinzi iri jambo ko abantu baza kuryumva. Baryumve. Kubana Yesu mu buzima. Yohana ibice 15 ku murongo wa 5. Uko navuga. Avuga ngo ndi umuzabibu, mwe muri amashami. Utagumye muri nge ntacyo yabasha gukora. None uvuga ngo Yesu niwe giti, twe tumuteyeho. Kuba kuri Yesu rero buri munsi n'ukwemera ukaba ku giti. Buriya amashami n'amababi ahantu akura imizi, akura amazi ni mu mizi, ya nyiri giti. N'abakristo rero ahantu bakura isoko yabo no kubengerana no kuba bagaragara neza ni muri Kristo Yesu nyine. Ubu rero hari abantu babana Yesu ku cyumweru gusa. Akaza ku cyumweru kubana na Yesu iteka mu ijuru, bakayiririmba. Hari aho twize kuririmba bati iyo ndirimbo ni muyihagarika ngaha nta muntu wapfuye mu byihorere. Iyo ndirimbo rwose ni y'abapfu. Ariko barayani iyo ndirimbo ni y'abapfu, muyihagarike nonaha rwose, twebwe ntabwo tureba. Urukumva? Ariko kubana Yesu si ku cyumweru gusa, ni mu buzima bwa buri munsi. Ubu dufite abakristo begura Bibiliya, utanambwira ngo nasome na Bibiliya muri murongo umwe nibura.
ari umuntu umwe wajya umbara hasi nijoro ugasoma hasi imirongo 2 gusa ya Bibiliya gusa yonyine 2 gusa keneye pen ntabwo nashobora kuryama mfata Bibiliya ngasoma niba ari 30 niba ari 4 nkayisengeramo nkaryama ariko hari umuntu akabana Yesu ako kanya konyine gusa uyebwo bana na Yesu bagiye mu cyumba cyo gusenga mu rusengero cyangwa se umusuhuje wamwibutsa kuvuga ibya Yesu akabivuga ubwo yabo yanyura kuri iki kiganiro akatumva ubwo akabati basi ndafashijwe ubundi abari kumwe ariko mu gitondo ugomba kuvugana na Yesu siko biri ku manywa ukavugana na Yesu ukamutekerezaho mu gitondo no gusenga ku manywa ukamutekerezaho buryo uri kumwe na Yesu uranyumva neza nijoro ukamushimira uburyo yakurinze uburyo yaba umunsi wose buya Robert dufite abantu bazi ko iyo batashye bavuye mu kazi ari imbaraga zabo ubwenge bwabo barakubeshe my friend kandi banyuze mu mihanda hari abandi bagaramyemo barakube mu mihanda yihorere za Faisal za Seyashika za Moruguza abantu barimo Robert uza abantu bari muri Moruge bari banakomeye yego uza abantu barimo bari bafite n'amafaranga beza uza abantu barimo beza uza ugeze Rusororo nibwo umenya ko abantu beza bapfuye yego ukuri kw'Imana ngere Rusororo ngareba amafoto y'abantu we nk'abana Imana mbega abantu beza we uzi kubona abantu beza bapfuye Rusororo siko ari ubona bakire uzi ko ugeze Rusororo ubona bakire uzi ko ari wari amazina urabona n'amazina baba barize bakaminuza bagashyiraho za danara niho babona siko bari yori benshi kuruta abariho bafite ari amazina ya danara ariko roba uzi kubana Yesu ari nko guhumeka guhumeka uyu mwuka waba udahumeka wapi kubana Yesu rero ni nko guhumeka reka mbivuge mu cyo gisoro kubana Yesu buri munsi ni nko guhumeka kwa kundi umwuka utarajya ariko wagiye kwa muganga ubona umuntu bashyize kuri bomboni iyo wayimukuyeho gatoya umwuka hagati bombone mushiraho rero kubana Yesu umuntu akwiye kubana Yesu nkuko umuntu ahumeka umwuka nicyo gisobanuro mbana natanga ndetse gikomeye cyane urumva hanyuma nishaka nze no gusoza ariko reka manze turebe ngo kubana Yesu buri munsi ukwiye kugira imyitwarire imyitwarire umuntu akwiye kuba afite niyi yego imyitwarire buriya iyo tugenda mu muhanda tugira icyo bita imyitwarire bazita comportement yego igifaransa comportement za buri wese ariko dore imyitwarire ngiyi rero uzaniboneka ze boneka mu Bagalatiya yego 5:22 imbuto z'umwuka iyo niyo myitwarire y'umuntu uzi ko afite Yesu mu mutima ntago bazize se yego urukundo ibyishimo kugira neza kugwa neza si 9 yego zimbuto zose imbabazi ibyo rero mu buzima bwawe ugomba kwerekana urukundo niba witwa ko bakijijwe birava ngo nudakunda ntuzavuge gukunda Imana narakunda Robert turebana mbona nawe buri munsi mpamagara ku telefoni narakunda mama Neri mpamagara buri munsi narakunda runaka mpamagara buri munsi ariko reka nkubwire nzavuga ko nkunda Imana ryari ntaranabona Imana umusaza reka mbaze abapasiteri bonyine abapasiteri munyumva n'abahanuzi munyumva munsubize ikibazo muri commentaire Imana isite ni umusaza ni umusore mwiza ahantu uzabona imfubyi uzahita ubona ku isa ubwo nayo mbaza bari abapasiteri reka mbasubirize urabizi ko ntacyo bazi ahantu uzabona umupfakazi uzajya ubona kubonye Imana uworoheje muri wowe mugenzi wawe Robert uwo nguwo nujya ubona umuntu uwo mubana ujya umenya kubonye Imana nta yindi ukunda Robert ugakunda Christine ukamugirira neza ugakunda runaka ukamugirira neza ukamwishimira wishimiye Imana yarakwishimiye ariko mu gihe rero nta rukundo ugira nta rukundo ugaragaza nta kwihangana ugira nta mbabazi ugira uri kutubeshya ndetse wambaye ubusa nta kintu ufite zero
ahangaha rero ntabwo ari amagambo yawe ahubwo bigaragaza ko ugomba kuzerekana izo mbuto uko uri. iyo niyo rangamuntu. ntabwo nanone ari ukuvuga ngo ngewe ngo ngira urukundo. uyu ugomba kuba mu rukundo. rega baza wumve Robert. ntabwo ari kubwira abantu ngo ugira neza ahubwo ugomba gukora ineza. Robert ntabwo uvuga ngo ngewe ngira neza. Oya. kora ineza yawe uzamenywa n'abantu. Yego. nibo nabo bazayivuga. ntabwo bakubwiye ngo bitubwire. ubu nakwiyamagara ngo Pasiteri Shimiye. Wapi. ubu nakwiyamagara se nkaniyitamo. Wapi. nyene yumamagara. Yes. ni Robert. rero kwihangana ntabwo uzavuga ngo nge ndihangana. ngo nge ndihangana. wihangana se tuzabimenya kuri Robert yagukandagiye. hantu tumaze ko wihangana. ihangane niwihangana tukabibona tuzabivuga. ngo urumva ngo ngira imbabazi. zihorere igihe cyo kuzigira nuzigira tukabibona tuzabimenya cyane. Robert si wasoreza. ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. ibitekerezo byawe ni ingenzi ni inyamibwa. Pastor wakoze kubana natwe. murakoze cyane. reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Shalom naho butaha.